tubahaye ikaze. Iyi ni episode ya 7 y'inkuru yitwa ubuzima bwa Munyana. Muri episode ya 6, Jimmy agaragiwe na bagenzi be babwiye Munyana ko bashyigikiye igitekerezo cye kuko cyakunganira bagenzi babo. Ni naho Jimmy yahereye abwira Munyana ko rwose asa n'umukobwa yahoze arota, none akaba amubonye. Twanumvise ko Alice yari atangiye kwihaniza Munyana, akamusaba kwirinda kuba inshuti na Jimmy ngo niba yumva ashaka amahoro. Twanumvise n'impamvu Alice atifuzaga ko Munyana yacudika n'umusore akunda, kandi wenda natwe niko twabigenza turamutse tubonye ko uwo dushaka yatangiye gushakwa n'abandi. None se ko kwizera inshuti ya Jimmy yaburiye uwo musore atakagombye gutangira kwiyegereza Munyana kandi azi ko agikundana na Alice, ibyo na Munyana byaba bigana he? Kurikira iki gice umva ibyabo. Munyana nyuma kubwirwa ko agomba kwitandukanya na Jimmy kandi n'ubundi ari inshuro ya mbere yaravuganye nawe, yatangiye kumuza imitima aho yatekerezaga ku mpamvu itumye Alice amubwira atyo. Yabanje kwibwira ko wenda Alice yabamubwiye atyo mu rwego rwo kumurinda ko Jimmy yazamushukashuka akamujyana mu bitajyanye n'ibyamuzanyaho, ariko nanone akabona binabaye ari byo yashakaga kuvuga yaba yabicishije mu nzira zitari zo, kuko ushaka guhanura utagenda utanamusezeye nk'uko Alice yari yabigenje. Alice yari yagaragarije uwo mwana ko rwose yababajwe no kuba yamubonanye na Jimmy, ariko ntiyari yigeze amubwira impamvu byamubabaje. Ubwo kandi nubwo Munyana yari yaje aho asa n'ugiye kujya gukaraba, nyuma y'ibyo Alice yaramubwiye byabaye nk'ibihagaze, ahubwo abanza gutekereza kuri ayo magambo. Yarakicaye ku buriri akenyeye igitenge. Akiri aho rero ya nshuti ye yitwa Diane yarahamusanze. Diane nawe yaravuye muri siporo. Akimubona yatangiye kumubaza niba avuye koga, maze undi amubwira ko agiye kujyayo, maze Diane ahita amusaba ko yamurinda bakajyana. Diane rero yasabye gukuramo iyo myenda yaravanye mu myitozo ngororamubiri. Amaze gukenyera igitambaro cyo kujyana koga, yese asohokana na Munyana bajya ku ivomero kuvoma amazi bakaraba. Bagiye baganira, ariko Munyana ntabwo yari aho hafi kuko yari yakomeje gutekereza kuri ya magambo yari yabwiwe na Alice. Baje kuva kuri iryo vomo, ariko bose amagambo ari make, maze bajya mu bwogero. Buri wese yagiye mu bwogero bwe n'undi bibuko, ariko bwari bwegeranye umuryango ku wundi. Ubwo Munyana yari agiye gukaraba, yahise abona ko yibagiwe icyogesho kandi yari agikeneye. Yahise asubira muri dorotwari kugishaka. Mu nzira agaruka yahuye na Alice nawe avuye gukaraba, agiye kugira icyo amubwira. Undi ahita amubwira ko nta mwanya afite wo kuvugana nawe. Munyana ahita amubwira, ariko undi agenda ati, ariko se habaye icyo ari? Nakugize gute? Ariko Alice ntacyo yigeze amusubiza. Munyana amaze kugera mu bwogero, Diane ya nshuti yahise amubaza niba asanzwe aziranye na Alice, kuko yasaga naho yumvise ibyo Munyana yari amaze kumubwira, maze undi amubwira ko baziranye. Diane yahise amubaza icyo bapfuye, maze undi aramubwira ati, rero ubu nanjye byanyobeye, rwose sinzi ko asa nakoreye Alice. Mu kanya yasanze muri doro, arambwira ngo nitondere wa musore witwa Jimmy, kandi nyamara uwo musore navuganye nawe uyu munsi. None se Dia, ko wowe usanzwe wiga muri iki kigo, Jimmy azwiho imico mibi ku buryo namwitondera? Nuko Diane aramubwira ati, icyo kiganiro turaza kukiganiraho twiherereye. Hagati aho Alice amaze kwitunganya kuko aramaze kuva mu bwogero, yiserekeza mu ishuri gusubira mu masomo. Ari mu nzira ajyayo yahuye na Jimmy ari kumwe na za nshuti ze, maze arabasuhuza. Jimmy agiye gukomezanya n'izo nshuti ze, Alice asa amufata ikiganza ndetse aramubwira ngo nabaretse kugenda agira icyo amubwira. Ba basore bo bahise bikomereza bagiye baganaga, maze Jimmy na Alice basigaraho. Alice rero yahise amubwira ati, Jimmy, bite ko mbona waje warahindutse? Nahindutse ntesare. Ubu se koko nk'umuntu twaherukanaga mu gihembwe gishize wakagombye kunsuhuza ukoresheje ikiganza koko? Ariko ukiza sinaguhobereye koko? Aha,
Nari nibagiwe da. Kare nabonye wari uri kumwe n'umwana mwiza. Ese mwamenyaniye hera? Ari, reka ngusabe kugabanya ifuhe rwose. Kuba navugisha abandi bakobwa, ndumva nta kosa ribirimo. Wirinde rero kuremereza ibintu. Ngo ndi kuremereza ibintu? Jimmy, nuko umbwiye? Ari, umbabarire, sinkeneye kuvugana nabi nawe. Munyana ni umunyeshuri mushya kuri iki kigo. Kubambonana nawe rero, ndumva nta gitangaje kibirimo. Rwose wihangana ya mahane yawe, ube warayasize iwanyu, ubu ube warahindutse, undi utandukanye n'uko wari umeze. Ngira ngo uzi ibyabaye umwaka ushize. Kandi rwose ntabwo nifuza kongera kubona ibintu nka biriya biba. Jimmy, nubwo uvuga ngo mpinduke, ntabwo ujya ubimfashamo. Njye rwose nagusabye ko mu gihe ukitwa umukunzi wanjye, wareka kujya uvugana n'abandi bakobwa, cyane cyane nka turiya twana tuba tutazi aho biva n'aho bigana. None se nyine kuzi ko ibyo bitajya binshimisha, kuki ubirengaho ukabikora nkana? Tekereza ko we nakubonamo ibyo ntakenera byose, se bumva rwose ari wowe inshuti nagira yonyine. Niba ari ukubitekereza rwose ari aho uribeshya. Niba utekereza ko urukundo ngukunda ruzatuma ndeka kugira izindi nshuti ndetse z'abakobwa, njye ndumva urwo rukundo rutaba ari urukundo, ahubwo cyaba ari igihano ndimo. Rero kwitwa ko nkundana n'umuntu kandi atari ko biri, ahubwo umeze nk'umfunze, njye byaruta urwo rukundo nkarureka kuko ntacyo rwaba rumariye. Uvuze ngo iki Jimmy? Jimmy yahise avaho nawe agenda ubona akababaye. Alice nawe yabuze imbaraga zamuvanaho ngo zimujyane aho yari agiye. Yashatse gukurikira umusore wari umusizaho, ariko abona ntaho yahera mujya inyuma, maze apfa gukomeza agana mu ishuri. Ahageze yafunguye ikaye nk'ugiye kwiga, kuko aricyo cyari kimujyanye mwaho ngaho, ariko ubwo yaratangiye gusa n'usoma ayo masomo yari muri iyo kaye, ahita atangira kwibuka amwe mu magambo umusore akunda yari amaze kumubwira, aho yari yamubwiye ko niba atekereza ko yamubonamo ibyo yifuza byose ku buryo bitatuma agira izindi nshuti z'abakobwa, yaba yibeshye. Ngo kuko binabaye byo, urwo rukundo rwe yaruvamo akaruharira abandi. Amarira yatangiye kumubunga mu maso kubwo gutekereza ko umusore akunda w'umuhanzi ashobora kuba agiye kumubura. Hagati aho, Munyana na Diane bari bavuye mu bwogero ndetse bamaze no kwisiga, ahubwo bari gutembera icyo kigo bitwaje amakaye, ariko banashakaga kuganira kuri ya ngingo bari bamaze kuvugira mu bwogero. Diane rero nk'umuntu wari waramutanze muri icyo kigo kandi wamurutaga no mu myaka, igize icyo amubwira ku myitwarire yari atangiye kumubonaho. Yaramubwiye ati, nubwo koko ikintu cy'ingenzi njye nawe ndetse n'abagenzi bacu cyatuzanye hari amasomo, ntibitubuza kwisanga twagiye mu bindi ndetse rimwe na rimwe bihabanye n'icyatuzanye hano. Niyo mpamvu ugomba kwitwararika kuko imyitwarire uzagira hanze y'ishuri izagira n'ingaruka ku myigire yawe. Sinshobora kukubwira ngo ntuzagire umusore ukunda, kuko urukundo ari ibyiyumvo rimwe na rimwe bituganza. Ariko nanone hari abo ugomba kwitondera, harimo n'uriya musore ngo ni Jimmy. Nutitondera uriya musore, uzamusigaho agatwe. Diane yarabaye wa kabiri umubujije kugirana agakungu na Jimmy. Yari yabuze uko asobanuza Alice, ariko yarabonye undi washoboraga kumubwira impamvu yabyo. Yaramubajije ati, ariko se kuriya musore navuganye nawe uyu munsi honyine, kuki mwese muri kumbuza kugirana nawe ubushuti nkaho hari ikidasanzwe nakoze? Nuko Diane aramubwira ati, nawe nyine utekereza impamvu ku munsi wa mbere ubonanye nawe utangiye kumva abantu bamukubuza. Wenda Alice we yabikubwiye kuko atifuzaga ko wazamutwarira umusore akunda, kuko we aho kubura Jimmy yakemera akirukanwa. Ariko yavuze ko mu gihe akiri muri iki kigo nta wundi mukobwa uzigera umusimbura mu mutima wa Jimmy. Ndetse umwaka ushize yabigaragaje arwana n'abakobwa babiri bavugwagaho ko bashobora kuba bakundana n'uwo musore. Wenda sinakwivanga mu byawe ngo nkubuze kugira abo mugirana ubushuti, kuko uzihitiramo inshuti zijyanye n'ibyifuzo byawe. Ariko nawe ntibyambuza kukubwira ibyo ntekereza. Njye ku bwanjye
nagusabaga ko waganira na Jimmy ibiganiro bisanzwe. Wenda Alice we yabikubwiye kuko atifuzaga ko wazamutwarira umusore akunda, kuko we aho kubura Jimmy yakwemera akirukanwa. Ariko yavuze ko mu gihe akiri muri iki kigo nta wundi mukobwa uzigera umusimbura mu mutima wa Jimmy. Ndetse umwaka ushize yabigaragaje arwana n'abakobwa babiri bavugagaho ko bashobora kuba bakundana n'uwo musore. Wenda sinakwivanga mu byawe ngo nkubuze abo mugirana ubushuti, kuko uzihitiramo inshuti zijyanye n'ibyifuzo byawe. Ntibyambuza kukubwira ibyo ntekereza. Njye ku bwanjye nagusabaga ko waganira na Jimmy ibiganiro bisanzwe, naho kwibeshya ukarenga uwo mupaka bizaba ubwoba. Na Alice we impamvu yakubujije gukururana na Jimmy si iyindi. Alice akunda Jimmy ibi byo kumukunda. Aho kubura Jimmy yakwemera akirukanwa. Umwaka ushize yarwanye n'abakobwa babiri bose byavugwaga ko bashobora kuba bakundana na Jimmy. Rero nawe ashobora kuba yibwiye ko ushaka gukundana n'umusore akunda. Niyo mpamvu yagusabye kugendera kure umukunzi we. Sinzi ibyo mwaganiraga, ariko jye nakugira inama yo kuzaganira nawe ibintu bisanzwe, naho nujya mu byo gukundana nawe uzahita wibagirwa ibyo kugirira amahoro muri iki kigo. Umunyana yahise abwira uwo mukobwa ati, ndumiwe rwose. Ikimbabaje ni uko ibyo njye ntigeze mbitekereza na gato. Ntabwo naje hano nzanwe no gukundana Dia, nazanwa hano kwiga. Rwose ibyo byo gukundana ntabwo bindaje inshinga. Niba uriya mukobwa atekereza ko nshaka gukundana na Jimmy, yaba yibeshye, kuko njye ibyo simbiteganya. Bakomeje kuganira ariko baza kugera aho binjira mu ishuri kugira ngo basubire mu masomo. Ubwo Munyana yari yicaye mu ishuri ari kwiga, ndetse rwose asa n'utangiye kwibagirwa ibyo yari yahoze aganira na Diane, hari umuntu wamukoze ku rutugu amuturutse inyuma. Akebutse ngo arebe uwo ari we, asanga ni Jimmy. Yahise akubita agatima ku magambo Diane yari yamubwiye. None se Munyana arakora iki ngo agabanye uyu muvuduko Jimmy amushakana? Nimudukundire dusoreze iki gicaha, maze tubasabe kuzabana natwe mu bice bizakurikira iki ngiki. Mwakoze rero, gimwe muri kumwe nitwa Dushimimana Samuel na mugenzi wanjye Umutoni Divine. Mugire ibihe byiza kandi turabakunda. Ariko niba utarakora subscribe wibuke usiga ubikoze.